Muraho neza abakunzi bacu baradukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tubategereje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagishye, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kujya dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igiso cyanyacyo. Murabizi ikibazo kimwe cyo gifite ibisubizo bine ari byo A, B, C na D. Ugatima igiso cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubuza gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira isomo rishya dushyizeho, kugira examen gishya dushyizeho bakoze ugiye tubibonera ku gihembe. Busa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa duhamagara kuri 0789931626 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Ibindi byo no kubutsa ko iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa nayiduhamagaraho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora, bitewe n'amasaha ubonekaho. Tuba dufite document zagufasha kwiga mu gahe gatoya, ukagenda nawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushobora no kuyiduhamagaraho cyangwa ukayitwandikiraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe n'uko abo muri kumwe wenda nta muntu urimo wagusobanurira. Ngenda gusobanura biruseho mpaka ubyumvishe, kandi serivisi yo kugusobanurira ikibazo wagize mwa bino bizame tuba twakosoye aba ari ubuntu. Ikibazo cya mbere rero cyabajijwe cyabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugeze hahandi abanyamaguru bambukira usanze bategereje kwambuka, ese wakora iki? Aravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, bakambuka mbere. Beka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, cyangwa ukagabanya umuvuduko ukitegura guhagarara. Sega ngo koresha amatara abamenyesha kwambuka, cyangwa koresha amatara y'ikinyabiziga abamenyesha kwambuka. Deka ngo koresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka, cyangwa avana mu kuboko mu kirahu ukagucisha mu kirahuri, asigaye ukabereka ko bashaka kwambuka. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanyacyo ni A, ese igiso cyanyacyo ni B, ese igiso cyanyacyo ni C, cyangwa igiso cyanyacyo ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni C, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugomba kugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara, ukareka abanyamaguru bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kitegereze neza, gifite ishusho n'uruziga, ubuso bw'umweru cyangwa bwera n'ibirango by'umukara birimo umurongo ubereretse. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda cyangwa ku binyabiziga bigenda. Beka ngo ntihemerewe kuhagarara. Deka ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera kuri YouTube channel, uyikeneye uhita ugenda kuri YouTube channel ukayireba. Asigaye ukamenya gutandukanya amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ibibazo nk'ibi byere kujya bikunanira cyangwa ngo bikugore cyangwa ngo bifateho igihe kirekire. Murabizi bino byapa iyo batabikubajije gutya nk'amashusho, hari igihe babikubajije mu magambo. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo buri warabonye iriya video ujye muri comment ya mbere kwa ino video, araba ari iyo link, uyiceho urebe ibyo byapa, amoko yabyo uko ari atanu, ibibuza, ibitegeka, ibiranga n'ibindi, kugira ngo turusheho kujyana. Rero hano ndakeka ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cyanyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hari igiso cyanyacyo nta kindi ni A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndakeka ko ari amaze kugihitamo, ndakeka ko ari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Murabona nka hano bakubajije icyapa ariko bakikubaza mu buryo bw'amagambo. Aravuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Beka ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu,
n'ikirango kiri mu bara ryera, sekanga ishusho y'uruziga mu bara ry'ubururu, n'ikirango kiri mu bara ryera, dekanga na igisozo cy'ukuri kirimo a ikaba atariyo, b ikaba atariyo, na c ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege kiba giteye ku buhe buryo? Ese kiba gifite iyihe shusho? Ese kiba gifite ubuhe buso? Ese kiba gifite ibihe birango? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni a, ese ni b, ese ni c cyangwa se ni d? Ndizera ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni b. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu, n'ikirango kiri mu bara ryera. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Kikaba ikinyabiziga kiri mu ntera runaka, ukaba wasoma ziriya nimero z'ikinyabiziga ziranga ikinyabiziga. Mu zindi ndimi baravuga ngo ziriya nimero ziba ziri kuri plaque, kwa kiriya cyapa bita ngo plaque. A iravuga ngo metero 150, B ikavuga ngo metero 50, C ikavuga ngo metero 20, D ikavuga ngo metero 10. Ese niye ntera uba wasomeramo ziriya nimero? Ese ni A 150 metero, ese ni B metero 50, ese ni C metero 20 cyangwa ni D metero 10? Ndakeka rero ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ese ni D? Hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni C metero 20. Ugomba kuba wenda wayisomera muri metero 20. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. A iravuga ngo ubururu, umweru n'umukara, B ikavuga ngo umukara, umweru n'umuhondo, C ikavuga ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, D ikavuga ngo igisozo cy'ukuri kirimo. Hari igihe kigera wenda abantu bagiye gutembera, murabizi mu Rwanda habamo indogobe, bagiye nko gusura ahantu runaka, bibaye ngombwa ko mugendera ku izo nyamaswa muri benshi, rero hari icyapa kiba kigomba kubyerekana. None kiba gifite amabara asa atemwa ayo mabara baduhaye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A ubururu, umweru, umukara, ese ni B umukara, umweru, umuhondo, ese ni C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, cyangwa ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, nacyo cyandika muri comment, nkazajya guteguraho isomo. Wabona byihutirwa cyane ukanyandikira kuri 0789351323, nkaguha nka note cyangwa nkaguharangira ukuntu ibintu byagufasha kugira ngo urusheho kwitegura ikizame nawe ntugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero igisozo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo ni A ubururu, umweru ndetse n'umukara. Icyo cyapa kiba gifite ariya mabara. Hano ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango by'ibime, cyangwa iyo bavuze ibirango bavuze ni kimwe n'ibimenyetso by'amabara akurikira. Ayahe mabara? Ayavuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umweru n'umutuku, C ikavuga ngo umweru n'umuhondo, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Kiriya cyapa cyerekana ko wageze ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa. Ese kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara asate? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisozo cy'ukuri kirimo, kiriya cyapa kiba gifite ibirango by'umweru, ibara ry'umweru gusa. Hano rero kuri A nta kirimo, B ntago irimo, na C ntago irimo. Bajya bavuga ngo umweru n'umukara, umweru n'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo, kandi ibirango byacyo bari umweru gusa. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza, icyapa cyacu gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ayavuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, bikavuga ngo umuhanda udakomeza, C ikavuga ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, D ikavuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese kino cyapa urabona ko uzi ko gisobanura iki?
cyangwa urabona gisobanura iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C, cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hari iso cyanya cyo nta kindi, ni B. Umuhanda udakomeza, ukibuka kugitandukanya n'inzira idakomeza. Buriya umuhanda udakomeza n'inzira idakomeza ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo cyapa cyo cy'inzira idakomeza kiba gifite ibirango bikoze mu shusho ya ta, hejuru ari umutuku, hasi ari umweru. Hano urabona ko wari umuhanda ukomeje, ariko ibumoso hakaza akantu gashamikiyeho, ariko ukabona ko katakomeza, gafite iherezo. Niyo mpamvu bigaragaza ko ari umuhanda udakomeza ibumoso. Ikibazo cya 8 kibaza ngo utwaye ikinyabiziga nyuma yawe, utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wacyo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo, kandi kumutambukaho ariko he iburyo, kandi ugana ibumoso, wakora iki? Iravuga hano ikintu nakubwira, romoroki na makuzungu. Makuzungu ni kiriya kintu gikurura, niba ari cyaba imodoka bitwara inzoga, biriya by'inyuma babyita bya romoroki, noneho kiriya gikurura cy'imbere bacyita makuzungu. Hano none bakubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo w'iyo modoka guha ikimenyetso cyo kumunyuraho ariko he iburyo, kandi ugari imoso, wakora iki? Ayabonga kugabanya umuvuduko ukareka kagenda, bega ngo gukomeza iburyo bwawe, sega ngo kumunyuraho iburyo bwe, sega ngo kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Ese hano ba wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hari iso cyanya cyo nta kindi, ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Niba kubwiye ngo umunyureho ngo ari ku iburyo bwe, murabizi iburyo aba ari muri za ruhurura handi haca amazi, none umuyobozi aguhaye ikimenyetso ngo umunyureho mu ruhande rw'iburyo. Urumva rero ntabwo bibaho, ahubwo ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, ukaguma inyuma ye, ukamureka agakomeza akagenda, ukaguma ariko wagabanyije umuvuduko. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo iki? Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi tutanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Kunyurwamo n'abahe? Iravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, beka ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, ndetse n'igihe abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kiriya gice gitandukanye imihanda ibiri kiba kigomba kunyurwamo gusa n'abahe mwa bano bakurikira? Ese ni A iso cyanyacyo, ese ni B, cyangwa se ni C? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cyanyacyo nta kindi, ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Murabizi wenda abantu batembeye mu mijyi cyangwa no mu yindi mihanda, hari ukuntu hari umuhanda uba ufite akantu kameze nka jaride mo hagati, ariko ukagiramo n'utuyira tugenda tw'abanyamaguru bagenda bambukiraho nk'iyo bari kwambukiranya umuhanda. Rero hariya iyo imodoka wenda zije ari nyinshi, bikaba ngombwa ko uhagaze mu muhanda, kari akantu buhagazeho kadacamo imodoka.
niko baba bari kuvuga hano. Niyo mpamvu igisoro cya nyacyo ari A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu hano igisoro cya nyacyo ari A. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo bishobora gutonda umurongo urenze metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. A iravuga ngo utarengeje metero 50, B ikavuga ngo utarengeje metero 100, C ikavuga ngo utarengeje metero 150, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibi bintu ndakeka ko murahita mubyibuka ejo bundi, muri kwibuka ejo bundi mu kwa 7 ukuntu ziriya modoka zagendaga, zabaga zatonda umurongo zikarenga metero 500. Niyo mpamvu mwabonaga bazigabanyijemo amatsinda. None aya matsinda baba bazigabanyijemo, ese ni bihe bipimo aba atagomba kurenza? Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko amaze guhita igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika wa papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni ese ni A, hano igiso cya nyacyo ni A utarengeje metero 50. Iriya mirongo baba batonze ntabwo ugomba kuba urengeje metero 50. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro y'ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. A iravuga ngo muri metero 150 kugeza kuri metero 200, B ikavuga ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, C ikavuga ngo metero 50 kugeza kuri metero 100, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika wa papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Murabizi ibikoresho byose bashyiraho bari ukugira ngo abagenzi babibone mu buryo bwiza kandi buboneye. None bagomba kubibona mu buhe buryo? Aribo ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, B ikavuga ngo ibumoso babona iby'ibara ryera, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, na B ikaba ariyo ibumoso babona iby'ibara ryera, na D bakavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo yandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika wa papuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, ibumoso babona iby'ibara ryera. Ndakeka ko yaramaze kugihitamo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga kiretse A, iyo bireba feri y'urugendo, B ikavuga ngo iyo kurekurana ari iby'akanya gato, C ikavuga ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi, D ikavuga ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Mbibutsa ko ikinyabiziga kiba gifite feri zitandukanye: feri y'urugendo, feri yo gutabara, feri yo guhagarara umwanya munini ndetse n'izindi. Hano none urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko ibibazo ni gutya babibaza, ntabwo bahimba ibindi bibazo. Kino ugomba gukora kugira ukorera imwe uzahita utsinda nuko warabonye imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu. Uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789931623 tukagufasha. Impamvu mbabivuze nuko abantu benshi bakunda kunyandikira bari cyangwa bakampamagara bari kumbaza ibibazo byabayemo bari gusaba amakode, ugasanga nubwo ndi kubafasha wenda ugasanga ni ikibazo gisaba kugira nandikire nk'irembo, ariko iyo ari njye wabigukoreye urumva mbanzi ko nta kibazo kirimo, cyangwa nkaba nzi n'ukuntu haramutse hajemo akabazo nahita nkufashamo mu buryo
bwihuse. Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika agapapuro n'iso cya nyacyo nta kindi ni D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe kitse ku byerekera amatara akurikira. Ayahe matara? Arabo ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ryerekana icyerekezo, C ngo itara ndangaburumbarare, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ko ikinyabiziga kidashobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe, ni ibihe nayahe matara yo yemerewe kuba yagira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe? A iravuga ngo ni itara ndangamubyimba, B ngo ni itara ryerekana icyerekezo ubwo nk'ibinyoteri, C ngo ni itara ndangaburumbarare, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko rero hano bamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko bamaze kucyandika abapapuro n'iso cyanya cyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibazo ngo iki cyapa gisobanura iki? Urabona gifite ishusho ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hariya h'umweru, ibirango ni biriya by'umukara ariko bicishemo umurongo w'umutuku. None bari kuvuga ngo kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko iyo video y'ibyapa umuntu uyishaka amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nka kino cyapa kiri mu by'ubwoko bw'ibyapa buburira bubuza, n'ubwoko bw'ibyapa bubuza. Urabisanga muri comment ya mbere araba ari link y'ibyo byapa kugira ngo uhite umenya kubitandukanya kugira nugerwaho uzatsinde ku munota hejuru kandi bitakugoye. Iravuga ngo birarushaho gukata iburyo, bega ngo tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukata iburyo, sega ngo kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, bega ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese hano muri isoko kuri ari ikihe? Tigeze neza kiriya kirango ukuntu kimeze, utekere urebe ukuntu icyapa, umanze umenye ubwoko bw'icyapa. Ese ni icyapa kimeze ute? Ni ibyapa bibuza. Ese hano muri isoko kuri ari ikihe? Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano muri iso cyanya cyo ni birabujijwe gukata iburyo. Urabona harimo akantu gakasi iburyo ariko wacishemo umurongo w'umutuku, birakubwira ngo birabujijwe gukata iburyo. Byakongera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza, bigahita umenya ko noneho bibujijwe, ubu utagomba gukata iburyo iyo ubonye kiriya cyapa. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino kizame rwose babajijwe iyo ubuze ikibazo cya 15. Iki cya 16 ntako cyari kukunanira, nabyo ubwoko bw'ibyapa ni bumwe, bitandukaniye ku birango gusa. Aya ngo ni hasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse, beka ngo umuhanda udakomeza ibumoso, deka ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso, deka ngo birarushaho gukata ibumoso. Ese hano wani igisoho cy'ukora ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Urabona ko ibibazo byo kubyapa bakunda kubibaza. Impamvu kwigana natwe rero kunyandikira tukigana aba ari ingenzi. Hari ukuntu reba ikibazo ikizame murabizi kubera twebwe tuba dukunda kubona ibizame biba byakozwe. Hari ukuntu uba wabonye ikizame cyakozwe wenda nk'icyo cyumweru ugahita umenya ibyo barakunda kubaza ukuntu biraba bimeze. Rero nk'iyo tukwigisha by'umwihariko urumva ayo makuru yose ubuyafite, niyo tugiye kugutegurira imyitozo kuri iryo somo twakwigishije, tugerageza kuguha imyitozo kw'ibyo ngibyo bazakunda kubaza. Ariko namwe ikizami cyose gikozwe muzajya muhita mukibonera ku gihe. Ikintu uba ugomba gukora ni ugukanda subscribe. Ukeneye ko tukwigisha rero by'umwihariko no twandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789531623 mu gihe gitoya cyane kitarenze icyumweru n'igice cyangwa ibyumweru 2, ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Kandi nkomeje gushimira n'abantu mukomeza mutubwira ko mwatsinze mwavuye gukora mukagaruka kuri YouTube. Ibintu bitakunda kubaho kuko no kwishuri twabaga dutashye, hari nabibagirwaga ko bafite ibikoresho bakibagirwa gupakira bagahita bitahira. None uwatsinze ariko ugarutse kuri YouTube ica no kudushimira bose muri intwari. Ikintu muzajya mukora no gusharinga inshuti zanyu n'abavandimwe nabo bashaka kwiga kugira ngo baze dufatanye. Murabizi ino gahunda yacu nikora rimwe, kubona imyitozo ihagije, wamara icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice cyangwa ibyumweru 2 kagenda ugakora ugituzana provisoire yawe. Ibindi byo waramutse wagize ikibazo mwa kino kizame twakoze nawe tunyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira ku buntu.
hano ndakeka ko amaze gutema iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro n'iso cyanyacyo ni D, birabujijwe gukata ibumoso. Ikibazo cya 17 cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa nacyo gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera n'ibirango by'umukara birimo akantu gakoze nka U icuramye ariko acishemo umurongo w'umutuku. Kino cyapa cyo kuri 15, 16 na 17 biri mu bwoko bumwe n'ibyapa bibuza. Aya ngo birabujijwe guhindukira. Akaba wari uri kugenda ugashaka gukata guhita usubira inyuma. Rero bikaba bibujijwe. Bikaba ngo birabujijwe gusubira inyuma. Sega ngo umuhanda unyerera imbere. Deka ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanyacyo nta kindi ni A. Birabujijwe guhindukira. Kino cyapa akunda kugishyiraho, reba nk'ira mihanda iba ari ibiri ifatanye, ari imihanda ine, mo hagati haciyemo nk'ubustani. Kino cyapa rero hari igihe umumotari cyangwa undi muntu aba yahita ahindukira agakata inyuma, ariko kubera hari ibindi binyabiziga biba byaje ari byinshi, baba bashyiraho kino cyapa kugira ngo bakubwire ko bibujijwe guhindukira mu gihe uri kubona kino cyapa, bakagishyiraho wenda ari ahantu ushobora kuba wahindukira bikaba byateza ibyago. Murabizi no byapa byose byo mu mihanda n'ibyo kugira birinde abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru muri rusange. Ikibazo rero gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, nacyo ni icyapa. Icyapa kivuga iki? Giye gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Aya bo ngufungana ry'umuhanda iburyo, beka ngufungana ry'umuhanda akayira gasatira umuhanda ibumoso, seka ngo akayira gato. Deka na iso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa noneho cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira umuyobozi cyago gishobora kumutungura. Ese hano kino cyapa gisobanura iki? Ese iso cyanyacyo ni A, ifungana ry'umuhanda iburyo, ese ni B, ifungana ry'umuhanda akayira gasatira umuhanda ibumoso, ese ni C, akayira gato, cyangwa ni D na iso cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cyanyacyo nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda wakayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona kano mwa kino kirango, kano karongo kari ibumoso niko kari gutuma habaho ifungana ry'umuhanda, niko kari gutuma no muhanda uba muto. Niyo mpamvu ari ifungana ry'umuhanda ariko wakayira gasatira umuhanda ibumoso. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka ko aramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko hagiye kukunyuraho ugomba kubahiriza rero ibi bikurikira. Arava kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, beka ngo kongera umuvuduko, seka ngo guhagarara, seka ngo deka ngo A na C. Ni ibisubizo by'ukuri: kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda cyangwa se guhagarara. Ese naho ni igiso cy'ukuri ari iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko bagiye kukunyuraho ugomba kubahiriza iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda? Ese ugomba kongera umuvuduko? Aho ni kuri B. Ese ugomba guhagarara? Aho ni kuri C. Cyangwa ni D, A na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni A. Ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Impamvu ugomba kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda no kugira umwanya uhagije kugira ngo naba ari kukunyuraho abataguteza icyago cyangwa nawe ngo yiteze ibyago. Niyo mpamvu ugomba kumuha umwanya uhagije ibumoso uri kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa kagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ayiraho santimetero 30, beka santimetero 20, seka santimetero 50, deka nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Akagarura rumuri ni iki? Akagarura rumuri ubwako ni kaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubizeho gahita kaka bitewe nuko gasa. Niba gasa umuhondo uhita ubona katse umuhondo, gahita umenya ko ubwo aho hantu hari ubutumwa bashaka guha, ari ikinyabiziga cyaparitse cyangwa ari ikindi kintu gihari. Iyo gasa wenda hari nk'irangi ngarura rumuri, habaho n'irangi ngarura rumuri.
irangi ngarurarumuri, wenda baba bashaka kukwereka inkombe mpimbano z'umuhanda rikaba rihari, ariko rikaba irangi urabizi ntiryaka, ariko ikinyabiziga cyawe urumuri rwacyo rwakubita kuri iryo rangi ukabona riratse. Rero hano bari kukubwira ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri, bwo nari kugira ngo usobanure akagarurarumuri. None hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cya nyacyo ni A santimetero 30, ese ni B santimetero 20, ese ni C santimetero 50, cyangwa ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro, n'igiso cya nyacyo nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kino kizami dukosora ari ikintu kigufashije, hari ikibazo wagizemo wahita cyangwa ukampamagara. Ikindi ushobora kunyandikira cyangwa ukampamagara ukeneye kode nkanagufasha kuyibona mu gahe gatoya, kandi nkanagufasha kuyibika, cyangwa waba wanayibuze telefone yawe yagize ikibazo nkagufasha guhita ubona iyo kode. Ukeneye ko tukwigisha nabyo by'umwihariko kwiga mu gahe gatoya bitewe n'amasaha ubonekera, bitewe n'imiterere y'akazi ukora, utabona ukuntu uza ngo twigane mu ishuri. Ibyo byose kugira ubibone uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 abandi mushaka kunshima namwe mwese, iyo nimero irafunguye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe imigisha.